twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Iyo utembereye hirya no hino ku isoko ry'imodoka mu Rwanda urasanga imodoka zikunzwe ari ebyiri. Imodoka yitwa Kia Sorento, amaverisiyo yo mu myaka itandukanye. Urabona ko ari imodoka abantu bari kugura bashishikaye cyane, ariko kandi wanareba ku rundi ruhande bitewe n'ihenda ry'ibikomoka kuri peteroli ugasanga abanyarwanda benshi baritabira kugura imodoka z'amashanyarazi. Niyo mpamvu rero muri iki kiganiro twe nka Primo Media Rwanda twegereye Engineer Elia, inzobere mu bijyanye no gukora imodoka ndetse no mu mibereho yazo no kuzibungabunga, kugira ngo twimare amatsiko ku bibazo bitandukanye mwagiye mutubaza ku mikorere y'izo modoka uko ari ebyiri. Engineer Elia kuva muri Auto Korea Maintenance Limited, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Namahoro. Namahoro. Tujye kuganira kuri izo modoka ebyiri. Imodoka ya Kia Sorento sinzi niba nawe ubibona, ariko nimwe mu modoka hano mu Rwanda ubona ko abantu bari gukunda cyane, ndetse n'imodoka z'amashanyarazi. Watubwira mbere na mbere imiterere ya Kia Sorento ndetse n'imodoka y'amashanyarazi iyo ari yo yose, ko abantu bana izo modoka bari kwitabira? Yego, murakoze cyane. Imodoka abantu koko baritabira kugura cyane kuko n'izindi ziragurwa. Yego. Ariko cyane iyo urebye hano mu Rwanda ubona abantu bashishikariye cyane imodoka za Kia Sorento ndetse n'imodoka z'amashanyarazi ku mpamvu zitandukanye. Ni muri bwa buryo bw'uko abanyarwanda bamaze kumenya agaciro k'imodoka, kumenya akamaro k'imodoka, bamaze kumenya ko imodoka ari imashini ifasha umuntu mu mibereho ye bikagenda neza. Imashini y'imodoka yihutisha iterambere ry'umuntu, yihutisha iterambere ry'igihugu, imodoka yihutisha iterambere ry'umuryango. Ni muri urwo rwego rero impamvu tubona ko abantu bashishikariza imodoka cyane, ni mu buryo bwo kugira ngo zibe zabafasha mu mirimo yabo ya buri munsi. Kuko ari ugura Kia Sorento, ari ugura imodoka y'amashanyarazi, bose icyo bazishakaho ni umusaruro imodoka iha umuntu, ni kwa kwihutisha umuntu muri gahunda ze za buri munsi. Imodoka rero ndahera kuri Kia Sorento. Kia Sorento ni imodoka zikorwa n'uruganda rwa Kia Hyundai. Hyundai na Kia ni imodoka zikorerwa mu ruganda rumwe. Twaza rero kuri Kia Sorento, ubona ko ari imodoka abanyarwanda bari kwitabira kugura cyane, kuko ni imodoka ubona ko ari imodoka iberanye n'imiterere y'inaha. Ni imodoka ushobora gukoresha ahantu hose, haba mu mujyi, haba mu giturage, haba mu mihanda myiza, haba mu mihanda mibi, iriya modoka irakora. Ikindi cya kabiri, ni imodoka ubona yigiye hejuru. Imodoka yigiye hejuru ku buryo nk'uko narimo mivuga ibasha gukora ahantu hose, ndetse kandi ni imodoka n'imbere hayo ni hanini ku buryo ni imodoka y'umuryango. Iziri kugurwa ubu zikunzwe cyane ni amaverisiyo ya 2013 kuzamura kugeza 2017 n'umunani, ariko hari n'izindi verisiyo imbere yaho nazo abafite amafaranga barazigura. Iyo wigiye imbere muri za 2021 kuzamuraho harimo na Kia Sorento z'ama hybrid, nazo abantu barazigura, ariko abantu bakibanda cyane kuri verisiyo za hagati ya 2017 na 2010 kuko nizo zihendutse. Nizo zihendutse ugereranyije n'ako kazi zikora. Ikindi cya kabiri, ni imodoka tekinoloji yazo idakompurika cyane abazitunga. Ni imodoka rwose n'umuntu utabasha gusoma ikoranabuhanga ryayo ahita abasha kurisobanukirwa ku buryo bimworohera gutunga ya modoka igihe kinini itangiritse. Ubwo rimworohera kurisobanukirwa gute? Ntabwo riri komplike, ntabwo system zayo ziri komplika cyane ugereranyije n'izindi. Ariko nanone kandi ikaba ifite n'ikoranabuhanga. Ikindi cya gatatu, ni imodoka nko mu buryo bw'igihe habaye impanuka, ni imodoka zifite protection yo ku rwego hejuru. Ni imodoka zigira ama airbag kuva mu ntebe, mu maparafo, ahantu hose. Biragoye kugira ngo ubone umuntu Kia Sorento yatuye hasi abe yagize ikibazo. Nkeka ko no muri raporo za polisi ugiyeyo mu modoka zagiye zikora impanuka, bigoye kuba wabona aho Kia Sorento yigeze yangiza ubuzima bw'abantu. Kia Sorento rero ikindi ni imodoka inywa bike. Ni imodoka inywa bike cyane kuko ni imodoka zifite ikoranabuhanga rya system yazo ya DPF na fuel system yazo iri electronique cyane ku buryo iriya modoka ikoresha umwuka mwinshi par raporo ya mazutu. Ariko kubazibungabunze neza, kuko ninza kugera no ku bibazo zishobora kugira nacyo ndaza kukigeraho. Kuwabashije kuyibungabunga neza, kuwabashije kuyikorera maintenance neza. Igira rero systems zayo z'ikoranabuhanga zifasha mu kunywa bike. Ikindi Kia Sorento ni imodoka nziza.
ni imodoka ishobora kuba imodoka y'akazi, ishobora no kuba imodoka yo gutemberamo, ishobora no kuba imodoka y'ibirori, ishobora no kuba imodoka y'ibirori. Kia Sorento ni imodoka ubona ko uyisanga mu ngeri zose. Hanyuma abandi bakaba bagura iz'amashanyarazi electrical car. Nituvuga electrical vehicles, hari electrical vehicles zikorerwa mu Bushinwa ari nazo ziza mu Rwanda cyane, hari electrical vehicles zikorerwa i Burayi no muri Korea naho zikorerwayo, ariko ubwo twe turavuga electrical car muri rusange. Kuko ugiye kureba tekinoloji y'imodoka z'amashanyarazi ziriho ubu ni imwe, nta tandukaniro rinini cyane ririmo. Nazo abantu barazikunze cyane kubera ko habayeho ikibazo cy'ihenda rya peteroli, ariko noneho hagakubitiraho n'ikibazo cy'uko hano mu Rwanda abantu batagiye baha agaciro imitungire y'imodoka. Imodoka zabo zikagira amasisiteme akora nabi bigatuma zinywa cyane, noneho ibikomoka kuri peteroli bizamutse bituma za modoka zibahungabanya mu bukungu mu buryo buhambaye. Kuko ubusanzwe imodoka yakorewe maintenance neza ntabwo inywa cyane, ariko ibyo byatumye rero abantu bavuga bati turamutse tuguze iz'amashanyarazi byatubera byiza. Yego imodoka y'amashanyarazi ni imodoka nziza, ni imodoka urumva ko ntabwo ushyiramo esanse, ariko uracaginga, ugura umuriro wo kuyishariza kugira ngo igende. Ugiye kureba ikiguzi cy'umuriro itwara n'ikiguzi cya esanse yakanyoye, harimo itandukaniro rinini, bityo wenda bikaba byafasha umuntu ayitunze, akaba ari imwe mu mpamvu abantu bazikunze cyane. Indi imwe mu mpamvu ni uko ntabwo zinywa amavuta ya moteri, umuntu aba azahagera igihe agiye gukora vidange. Iyo nayo ni iyindi imwe mu mpamvu. Ikindi kandi urumva ko n'imodoka z'amatekinoloji ari gusohoka muri iyi myaka ni imodoka nziza, ni imodoka nziza zifite n'amakoranabuhanga yo hejuru ku bantu basobanutse, kuko n'imodoka ntabwo ari imodoka itungwa n'umuntu udasoma, utabasha kugendana n'igihe n'ikoranabuhanga. Ni imodoka ziri smart, ni imodoka za tekinoloji ku buryo ni imodoka itungwa n'umuntu ubasha gusoma kataloge. Tandukanye n'imodoka za mbere umuntu yaguraga imodoka n'iki kazarinda isaza atarareba no mu gitabo cyayo, cyangwa ataregera aba expert ngo bamufashe kumenya uko ya modoka ibaho. Iriya yo ntabwo bishoboka. Iriya ni imodoka idatungwa n'umunebwe. Umunebwe ni wa munebwe wo gusoma cyangwa wo gushakisha aba expert ngo bamufashe. Iyo modoka rero iyo smartness yayo nayo ikaba iri mu cyo abantu bazikundira. Ibindi urumva n'imodoka ibijyanye na gahunda y'isi, aho ibihugu byinshi biba byimakaza ikintu kijyanye na environment, kutangiza ibidukikije. Ariko iyo modoka nanone kandi ikaba ari imodoka irahenze, kuko urumva ni imodoka nshyashya ibihenze. Ifene n'izindi zisanzwe nazo ugiye kuyigura ni nshya nayo ibihenze, ariko ku muntu ufite amafaranga ubushobozi ni imodoka nziza. Ku muntu udafite amafaranga menshi yo kuba yahita yigura, ashobora kugura n'izisanzwe akazibungabunga neza, nabyo nta kibazo. Nicyo navuga ku mpamvu ituma abantu bari kuzikunda cyane muri iki gihe. Engineer Elia, wavuze ngo nta tandukaniro rinini riri hagati y'izi modoka z'amashanyarazi. Watubwiye izikorerwa mu Buyapani, muri Korea, mu Budage n'ahandi. Itandukaniro nubwo atari rinini, irito ni irihe ugereranyije inganda ziba zaragiye zizikora? Nk'urugero, ushobora gusanga imodoka y'Abashinwa yasohotse muri 2026 iri kugura miliyoni nk'ibihumbi 50 by'idolari, ariko ugasanga indi iteye nkayo yo mu Burayi, mu Budage cyangwa Korea iri kugura ibihumbi 80 cyangwa 60 by'idolari, ugasanga iri hafi mu kuyikuba kabiri. Ubwo itandukaniro riri muri karito, riri mu kuba ya modoka izangirika vuba, riri mu kuba ya modoka ishobora gukora igihe gito ikagusaba kugura ibyuma byinshi kandi bihenze cyane. Itandukaniro riri aho, riri muri karite. Abantu ntibishimire ko uyigura make nayo ifite izindi defo zishobora kuzatuma uyishyira ahandi menshi. Nawe urabyumva. Imodoka ziteye kimwe, zitwa ko zose zifite ikoranabuhanga rimwe, zose ziracagingwa, ntizinywa esanse, ntizinywa mazutu, ariko ugasanga imwe iragura $40 by'amadolari, indi iragura $70. Hari icyo ushobora guhita wumvamo aho ngaho. Ubutare bukoze za modoka ntabwo ari bumwe, imwe ikoze mu butare bworoshye, indi ikoze mu butare bukomeye. Ikindi cya kabiri, tekinoloji ya sekirite muri imwe itandukanye n'iyindi. Ikindi cya gatatu, ikoranabuhanga ririmo naryo rifite itandukaniro.
hanyuma ni ibihe bibazo ushobora kwishimira guriya make ariko nawe ukayitunga igihe gito. Yego. Ni ibihe bibazo abantu bagomba kwitega guhura nabyo wowe nk'umuhanga mu bijyanye no kuzibungabunga no kuzitaho hano muri Auto Korea? Muri abahanga mu bijyanye no kubungabunga Kia ndetse na Hyundai, iyo Kia Sorento twari tuvuze, kandi nabonye n'imodoka z'amashanyarazi murimo murazitaho, nanyuze muri workshop ndazibona, ushize nabwo twari twazikozeho ikiganiro zihari. Ni ibihe bibazo abantu bakwiye kwitega, ni nibihe batangiye guhura nabyo? Uko turi kugenda dukompara izo modoka zombi, ubwo turongera duhere kuri Kia dusoreze ku z'amashanyarazi. Ibibazo abantu bari kugura Kia Sorento cyangwa bazifite cyangwa batekereza kuzigura bashobora kwitega, inyinshi urumva n'imodoka za okaziyo ziba zarakozwe. Iriya modoka usanga iyo ari nshyashya bishobora kugura nka $60,000, hagati ya 60 na 50, ariko ugasanga umuntu ayiguza $20,000 cyangwa 10. Urumva ko ikinyuranyo cy'amafaranga kinini cyane. Kinini. Icyo bishaka kuvuga ni iki? Icyo bishaka kuvuga ni ukuvuga ngo ya modoka nawe urayitwaye, ariko hari maintenance ikeneye gukorerwa mbere ava, kuko uwayiparitse, uwayikuye mu ruganda akayigendesha akagera ubwo afata decision yo kuyishyira ku isoko, nuko yari imaze kuzuza neza igihe cyo gukorerwa maintenance kugira ibyuma asimbuza. Ariko wenda bitewe nuko hasohotse izindi z'ikoranabuhanga ryo hejuru, cyangwa hari izindi ziri kugura make mu bihugu byabo, agahitamo kugurisha ya yindi. Icyo bivuze rero ni ukuvuga ngo wowe uyiguze, mbere yo kuyikura muri Korea cyangwa kuyikura muri Majerwa ngo utangire uyishyire mu muhanda, yego, egera aba expert, aba engineer bakumenyere za PS zageze igihe uzisimbuze, bakumenyere ya maintenance igomba gukorwa uyikoreshe, bakumenyere ubwoko bw'amavuta ya modoka inywa aba ari gushyiramo, kuko nuyikoresha bitandukanye n'ibyo ngibyo. Ejo izagushyuhana, moteri yayo yangirike, ejo izagira umwotsi, nujya muri control buri control, ejo izatangira kujegajega, gutakaza ekilibre, ibe yanagonga kubera ko uri kuyigendesha ku byuma bishaje. Ikindi ni kwirinda kuyikoresha aho ubonye hose. Ni imodoka zifite ikoranabuhanga, ni imodoka zikorwa n'abahanga bafite imashini zabugenewe. Ejo nuyijyana ku muntu upfundapfundika cyangwa uterateranya, ejo azahari ibyo azapfundika, imodoka nuyigendesha yangirike, uhombe totale amafaranga wayitanzeho. Ikindi ni ukwirinda gushukwa n'abantu. Guza imodoka yawe uri kuyishyura amafaranga, umuntu utarize tekinoloji ari kukumvisha uburyo ngo arajya kukwereka hari amavuta cyangwa ngo agufitiye amavuta yayo. Umuntu utari umu expert arabwirwa n'icyo amavuta ya modoka inywa atazi systeme ziyigize. Mu kanya nibwo baraguha amavuta, usanga baguha amavuta ya Kia Sorento yo mu 2002 kandi wowe ufite ya 2016 irimo ikoranabuhanga, irimo tekinoloji. Iriya modoka nayo nuyitangiranye n'amavuta mabi, ejo izangirika uhombe. Ibyo byose ni ibibazo abazigura bagomba kwitega. Ikindi kandi ni ukumenya ko iriya modoka irakurikiranwa, irasuzumwa. Ntabwo twaranga imyaka 3 ntizashire utayegereye abahanga ngo bakurebere. Oya, ni imodoka ugira summary ya kataloge yayo, kuko ziriya modoka ziri muri Korea, za Korea, ni imodoka zifite ibitabo byazo byanditse mu rurimi rw'Igikoreya. Ururimi rw'Igikoreya ruzwi n'abantu bake cyane inaha mu Rwanda, hafi ya ntabwo. Icyo bishaka kuvuga ni iki? Nuko ni imodoka ugiye gutangira kuyitunga ariko utazi amategeko n'amabwiriza yigenga, bivuze ngo ushobora kuyitunga iri muri kondisiyo zo kwangirika ntubimenye. Ni imodoka rero bigusaba ngo niba uyisohoye Majerwa uyikuye hara Dubai Port cyangwa warayikuyeyo, egera aba expert bazimenyereye mu kuzikora, apana biyitirira, kuko hari utuntu twinshi turi mu ngunano usanga turiho ngo dukora Hyundai, ngo dukora Kia, n'umuntu wenda wagiyeyo nawe ayobye akazabwira mugenzi we ngo uzajye hari abamukorere nawe akakuyobya. Oya, apana abantu nk'abo ngabo. Shaka amakuru yuzuye, ushaka abahanga, ushaka aba expert, ushaka inararibonye kuri izo modoka, bagukorere samari bagukorera akantu kajyanye nuko ya modoka uzayibungabunga, uzayikurikirana, banagusobanurira neza systeme zigize. Iriya modoka ibyo bidakozwe byangirika mu gihe gito cyane, ushobora no kutayimarana ukwezi, ushobora no kutayimarana icyumweru, kandi ugasanga hari uyimaranye imyaka 10. Hari abakiriya dufite bagiye bazigura
muri za 2016 na 7 n'uyu munsi zihari zigikomeye. Numva imodoka imaze imyaka 9 10 n'uyu munsi iracyakomeye ntiwayitandukanya n'ikiva Korea, ariko nanone hari abagiye bazigura zikangirika zitaramara n'umwaka umwe. Ni imodoka rero udakurikiraniye hafi ngo ibungwabungwe ikurikiranwe mu buryo bwagenwe n'uruganda, ni imodoka ishobora kuguhombya mu kanya gato cyane. Ariko nanone kandi ni imodoka yabungabungwe neza uko bikwiye, witunze ari wa muntu uri smart mu gutunga imodoka. Iyo mvuga smart ntabwo ari kuba smart mu myumvire, mu mitekerereze, udahubuka. Hari abantu bahubuka agafata imodoka akaba yihaye abantu atazi abayo. Hari umuntu uhubuka agafata imodoka akaba arayijyanye bashyizemo ibivuta atazi inkomoko yabyo. Hari umuntu uhubuka yajya muri garage bamukorera liste y'ibintu imodoka ye igomba kubikorerwa, ati murampenze, ati murishakira amafaranga, ntabikoresha ahubwo akagenda akajya gusukamo amavuta gusa nayo atuje ubuziranenge. Uwo nguwo ejo imodoka ihita imunanira. Ariko umuntu uri tayari kuri ziriya modoka nta kibazo ashobora kugira. Engineer Elia, uretse maintenance hari ibindi bibazo izi yo muri kwakira ziri guhura nabyo byihariye za Kia Sorento? Ibibazo byinshi bishingiye kuri ubwo burangare, kuko Kia Sorento iva mu ruganda ari imodoka ikoze pe. Bariya abakorera baba barayitunze mbere ni abantu baba bari ku rwego rwo hejuru mu gutunga imodoka, bafite imyumvire ku buryo za produit de maintenance zose baba bazikoresha ivayo ikiri standard igifite ubuziranenge. Ariko iyo zigeze naha abo turi guhura nabo, hari abayobye bakayobwa n'abandi bantu bakajya bazikoresha ahantu batabifitiye ubunararibonye, zikangirika bakazitugezaho zaramaze gupfapfana. Hari n'abandi nabo baba batarabihaye agaciro, ugasanga abikoresha uko abonye, ejo bundi yamunanira nawe akaba yayizana. Ariko 90 y'izo duhura nazo y'izo dukora ni ziba zaragize ibibazo by'uburangare kuri ba nyirazo. Ariko imodoka Kia Sorento yakurikiranwe neza imara imyaka yose ishoboka. Ishobora no kumara imyaka 30, ushobora kumara na 20 kandi warayigize ariho kaziyo. Nibyo rero abakuri Kia Sorento bashobora kwitega. Yego, hanyuma abamashanyarazi ikintu cya mbere ni uko bagomba kubanza kumenya ko ni tekinoloji ikiri nshya ku isi. Bivuze ngo biragoye guhita wemeza ngo uyu ni umuhanga kuri yo. Irifo ko hari ibibazo zishobora gutangira guhura nabyo, bakagira ibibazo bya tekinike, imodoka ikaba yapfa ikamara igihe kirekire tarabona igisubizo. Icyo ni icyambere. Cya kabiri nuko zishobora kwangizwa na ba bantu ko twavugaga badafite ubunararibonye. Ukaba uyitunze ari nziza ukayimarana umwaka imeze neza cyangwa 2, ariko ejo ikazagiramo akabazo gato k'ikoranabuhanga kayikoroga, ugakubitana n'umuntu w'umutubuzi hariya akaba arayihuhuye. Icyo nacyo nicyo abantu bagomba kwitega. Ikindi bagomba kumenya nuko ari imodoka biriya byuma byazo bituma zibasha gukoresha systeme y'amashanyarazi, bituma zitabasha kunywa essence na mazutu, bishobora kuboneka bigoranye kandi bigahenda. Icyo nacyo ni ikintu abantu bagomba kwitega, kuko buriya imodoka iyo ziri kuba nyinshi ariko nta duka ry'ibyuma byazo byose biri ku isoko, burya bishobora kugorana mu gihe ikeneye PS, ushobora kuyiparika igihe kirekire. Ikindi ni ibyo twari turi kuvuga, abantu baragura imodoka zitandukanye, nta mwihariko. Ntushobora kuvuga ngo BYD ni zingahe, Kia ni zingahe. Unuvuga ngo biracanze ku buryo uwarangura PS nawe atapuresiza ngo ndaranguriza, bityo kubona PS de rechange zisimbura za zindi ni ibintu bigoye. Icya gatatu, ku bari kuguriza iza okaziyo bo imodoka z'amashanyarazi za okaziyo bagomba kwitonda, kuko ni imodoka icyuma cyazo batagoragoza. Ni ukuvuga ngo niba uyiguze ari okaziyo imaze kugenda ibirometero 100,000 kandi batiri ejo bundi ku birometero 200,000 bizagusaba kuzisimbuza, kandi zikaba ziri heavy, ziremereye kandi zihenze, iyo modoka ishobora kuzaparika igihe utarabona za PS. Uri gushakisha amafaranga yo kuzigura ndetse wenda waranazitumije zitarakugeraho, ugomba kwitega kuri modoka nigira ikibazo zayiparika igihe itarabona izo PS zazo. Icyo nacyo nicyo bagomba kuba bakwitega. Ubwo no kuvuga ngo umuntu yajya planninga mbere akavuga ngo niba ku birometero 200 zizahagarara, reka mbe nzitumije hakiri kare, mbe nzitumije, kuko niba byanditse muri systeme cyangwa biteganyijwe ko ibirometero 200 cyangwa 300 ugomba kugusimbuza batiri. Ubwo niba byuzuye parika, kurayihatiriza ejo iturika itwika izindi modoka cyangwa twika abandi bantu cyangwa yangiza ibindi bintu, ntabwo zihatirizwa. Ukuvuga ngo niba ibirometero byagenewe PS bigeze kuramo,
bitandukanye n'iz'iki gihe zo yashoboraga gukwiza ibirometero byagenewe PS ugakomeza ukarwaza wenda ikajegera ariko ugakomeza ukagenda. Izi ntabwo ariko zimeze, ni imodoka n'ibirometero byagenewe icyuma byuzuye, parika imodoka wikomeza guhatiriza, kuko urahatiriza umuriro, urahatiriza danje, nawe ishobora kugutwikiramo, nawe ishobora kuguteza ibibazo. Ubwo rero ni imodoka ugomba gutunga. Icya mbere ni imodoka ugomba kugura ufite amafaranga afatika, ukagura imodoka nshyashya. Okazi yo kuma electric ntabwo ari sawa cyane, kuko nibyo nakubwiraga, urayigura yaragenze ibirometero 100 witwa ngo uyiguze make, ejo nuyigendesha umwaka umwe cyangwa amezi angahe, ibirometero byagenewe za batiri cyangwa se za convertiteur bibe biruzuye, usanga igiye kugusaba amafaranga angana nayo waguze yayindi kandi ntayo ufite. Bivuze ngo ni ukugura imodoka ikiri nshya, nubwo waba uyafite waba ari undi mubare utari mwiza. Aha, ni ukuvuga ngo icyiza ni ukugura ikiri nshyashya, nawe uzakoresha igihe bya byuma bihenze bikazajya gusaza, nawe rwose waragaruje yaraguhaye umusaruro. Ibyo suri kubyumvikana. Yego, kugura inshya. Ikindi cya gatatu kandi ni imodoka ugomba gutunga, ugenda ukurikirana uko ibirometero byayo birangira, kugira ngo utazisanga muri ka yo kuba uri kuyigendesha bya byuma byararengeje garanti bikangiza, bikanakwangiza. Ugomba kuba tayari ibirometero byagenewe PS bikazagera, uhita utuma izindi cyangwa uyigura bikuzura ihari. Abahanga bashyiramo indi baporogaramu imodoka ikomeza urugendo, ntabwo ari imodoka zo kuhondagura. Ikindi cya gatatu, kuba zigendesha mu mihanda y'imikuku, kwa kundi umuntu atwara imodoka mbega ijegera, iriya ntabwo ari imodoka yo kujegeza igihe kirekire, irajegeza igata sinyari y'ikoranabuhanga ry'amabatiri n'amakompiyuta, urajegeza bikaba byafunguka bikakora sirikwi. Ni imodoka yo gutwara neza ahantu habi, byaba ngombwa ahantu habi cyane ntuyijyaneyo. Icyo bagomba kwitega ni uko gushaka kuyitwara nk'izisanzwe ntabwo bikora, izateza ibibazo cyangwa se ikanakwama. Ibyo nabyo nibyo abantu bagomba kwitega. Ibyo turimo ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu yangiye akundiye cyangwa se yumve ko wenda atari imodoka, ni imodoka nziza, ahubwo turi kugenda tuvuga ngo ariko mu gihe uyifite ni iki wakwitega. Yego, ese wabyitwaramo gute? Ni muri uwo mujyi. Hari umuntu ushobora kumva tuvuga ibi akayitinya cyangwa se akumva wenda ko ari ukumushishikariza kutayigura. Ntabwo ari byo, ahubwo ni ukumenya ngo ibi nabyo bishobora kukugeraho. Iyo ubwayo n'uburyo itwarwamo bugomba kuba bwihariye cyane, kubera ko umuvuduko wayo utandukanye n'uburyo abantu batwara zino modoka zisanzwe. Iriya ntabwo ari imodoka itwarwa n'umuntu utari tayari, bitandukanye n'izisanzwe cyangwa umuntu yanyoye inzoga agenda akubita amaborodire yongera agaruka. Iriya modoka ishobora guteza siriku cyangwa ikazima. Ni imodoka itwarwa n'umuntu uri tayari, uri seriye, kandi umuntu ukurikirana ibimenyetso igenda imuha. Iriya modoka ikoranye ikoranabuhanga, kubera ko bizwi ko haramutse habayeho ikosa n'imodoka yakwangirika vuba cyangwa ikangiza ibintu byinshi, zikoranye ikoranabuhanga ku buryo igenda ikwereka buri kintu cyose, imikorere ya buri sisiteme. Niyo habayemo gufayiringa kwa sisiteme imwe, igenda ibikwereka ukaba wanahagarara. Ni imodoka rero ikurikiranwa n'umuntu ukurikira, apana umuntu utazi kumenya iby'imodoka imubwira, apana umuntu utazi gusoma iby'imodoka imubwira. Oya, ni imodoka itungwa n'umuntu uri smart. Ese buriya ntishobora kukuburokeramo? Amasentro lock ashobora kwikoroga ikifunga, ariko ntago ari cyane. Buri imodoka ikoranye ikoranabuhanga ku buryo umuntu arimo imbere nayo ubwayo igomba kwiyoroshya mu gukingura. Ipani ishobora kuba ariko bitari cyane. Ni imodoka, ariko nanone ni imodoka amashanyarazi yayo avuyeho bigoranye kugira ngo ikinguke, avuyeho, kuko urumva sisiteme zo ziri elegitoronike kandi na kompiyuta igomba kubikurikirana. Niba amashanyarazi avuyeho rero ibintu byinshi nyine birirukinga byensire kugira ngo hatagira n'uyicokoza. Ubwo rero urimo cyangwa ukaryama mugasinzira, umuriro ukashiramo, wenda wacanye za radiyo. Hari abantu bajya mu modoka agafungura radiyo, wenda n'amatara ari kwaka yaparitse nk'ahantu, akaryama agasinzira. Amashanyarazi ashobora gushyiramo bikaza kukugora. Ni imodoka ugomba kubukurikirana uburyo ibaho. Yego. Engineer Elia rero nk'abahanga mu gukora izi modoka z'amashanyarazi no kuzibungabunga, izo muri kwakira nazo nzibona mu garage hano muri workshop yanyu,
muri gusanga zifite ibihe bibazo bishingiye kuri ibyo wari umaze kugarukaho? ibyo nakugarutseho, ibibazo byinshi bishingiye kuri maintenance mbi. Erega hano mu Rwanda ntabwo abantu bakoresha maintenance. Abantu benshi ntabwo bakoresha maintenance. N'aba basirimu n'abagenda mu mavewiti, ariko iriya modoka ibaho neza mu buzima bwayo ikiri nshya. Wenda za maintenance yabonye ku ruganda ikirimo, ariko ni imodoka zibaho zangirika pepe. Kuko ni usanga umuntu wize w'umukire atunze imodoka ariko akubwira ngo ntabwo nzi ko imodoka yanjye igera igihe ngo ikoreshe engine flasher, za produits zishinzwe kujya muri moteri zigashwanyaguza iriya myanda ishobora kuboroka inzira z'amavuta. Niho usanga umuntu atunze imodoka n'igihe, ariko akaba yakubwira ngo ntabwo mbizi ko habaho fuel injection cleaner cyangwa DE system treatment. Niho hano honyine ushobora gusanga umuntu atunze imodoka ariko ukaba utamubaza ngo ese imodoka yakwa ari mazutu igira igihe cyo gushyiramo DPF cleaner, kuko imodoka uko yinjiza imyuka ikayitwika ikongera ikinjiza indi ikayitwika ikayisohora, hari ubu pariti bwayo bugenda bufunga ariya makatalista yayo cyangwa se ziriya za DPF, diesel particle filters. Kandi biri iyo bifunze imodoka ibinywa cyane kandi bishobora kuzangirika moteri vuba. Hari n'izimara kuzigirwa n'iyo myanda ugasanga zinaniwe no kugenda, imodoka igahagarara kubera umwanda wabaye mwinshi. Noneho nyirayo, umuntu w'umusirimu, umuntu wize, umuntu w'umukire, ugasanga ariko ntago azi ko iriya modoka igira imiti yo gukuramo ya myanda, ugasanga ibyo ntago abizi. Wakabazi ko imodoka uyigendamo yahagarara ukajyanira bakanisha. Uri kubyumva? Ibyo bibi naha cyane. Ukajyanira bakanisha. Umuntu akabazi ko imodoka ashyiramo peteroli yo nyine essence, agashyiramo essence mu kigega imyaka 10 gashira, ariko ntamenye ngo ese ziriya system za essence, ziriya pompe za essence, ziriya injector nozzle ziranahenda cyane nko ku mavigo. Buriya nozo za Vigo zirahenda cyane, n'aya Kia Sorento burya nazo zayo zirahenda. Ariko umuntu akabazi, ugasanga umuntu ntagazi ko imodoka igira za produits za additives zikora muri lubricant, kuko n'utumoteri uhereye kuri iriya moteri ikura essence cyangwa mazutu muri tank, ni moteri nayo irabuja igira frottement friction mimbere. Ziriya nozo zire injector mazutu cyangwa essence zigira mu tumoteri mimbere tuba tubyinabyina. Turiya tuntu dukenera maintenance, dukenera lubricant. Lubricant yayo ni za diesel system treatment bashyira muri reservoir mu gihe runaka, kuva imodoka ibayeho kuzageza ishaje birakorwa. Ari ugasanga umuntu wakoreye amafaranga, uzi uko amafaranga avuna, uzi neza uko imodoka iyo yangiritse bigora nyirayo, ntagazi ko imodoka igira izo product. Icyo uri kuvuga, imodoka nyinshi duhura nazo ni imodoka ziba zaragize ibibazo biturutse kuri maintenance mbi, ariko maintenance mbi iturutse ku myumvire yo hasi mu gutunga imodoka kuri nyirayo. Abandi naba barazijyanye mu bantu udashobora kumenya ngo uyu muntu ibintu akora yarabyize, arabizi. Mu batubuzi gusa ba brand bashyize ibintu hari bakavuga ngo twe dukoreza imodoka batazi kuzikora. Ni imodoka dusanga ba nyirazo ari ba bantu nabo badaha agaciro, batamenywa ko imodoka ijyanwa kwa muganga ubizi, kwa muganga w'umu expert ubizi. Bumva ko imodoka ujyana ku muntu wese ufite amasipana. Noneho ugasanga ni imodoka zije ariko zarashegeshwe no kuba zikorwa nabi, kuba zikanikwa nabi, kuba amasysteme yazo atitabwaho, kuba mbega zaragiye zihura na ba rumashana. Mu buzima mu buvuzi kera habaga bitaga ba rumashana, bitereraga umwuga wo kuvura batabizi, ari ukugira ngo bahenda abantu babaha amafaranga ariko bakabangiriza ubuzima, bakarumika. Ugasanga umuntu agenda ahengamye kubera ko yavuwe nabi, cyangwa yahawe imiti itajyanye n'indwara afite, cyangwa yatewe inshinge zitari ngombwa. N'imodoka nyinshi rero duhura nazo, imodoka zahuye n'abantu nk'abo, nyirayo ahamenye amakuru, imodoka yaramujujubije yaramushengereje, ukabona arayizanye. Wareba imodoka ugasanga ntikiri standard, nta rusinga rukiri kumwe na computer yarwo, nta cyuma cyayo kikirimo. Ugasanga imodoka, abantu benshi batunze imodoka bazabireba imodoka zabo basasanga zitari kiri standard.
abakanishi bazitesheje umurongo, ntabwo zikiri imodoka. Usibye kubona inyumikiza, ariko muri tekinike ntabwo zikiri imodoka. System zikora nabi, imodoka zinywa cyane, imodoka zisohora imyuka yanduye, akazi kazo nako guhumanya ikirere, imodoka zigenda zijegajega zitagifite kiribure, imodoka ushobora kugendamo ukava nkangaho ukagera i Rwamagana umutima wahagaze. Biratangaje amakampani usanga kampani ikagura nka bisi kwasiteri nshyashya, kwasiteri zigatangira kubaho zangirika kuva baziguze. Nta kwasiteri n'ahangaha usasanga inyinshi zaragiye zisaza imburagihe. Hari za Yutongo nigeze kubona zaheze ku murindi zitamaze n'imyaka 3. Yego ndahibuka. Kuko nta maintenance. None ze niba wowe uguze kwasiteri, ufite kampani, wenda ufite kampani y'imodoka zikodeshwa, uraziguze n'icyo ziguza miliyoni menshi, uguze paki y'amakwasiteri, wenda ufite ikigo cy'amashuri nshyashya, ariko imodoka zawe ntabwo ujya ugira uburyo urwego rukurikirana uko zibona maintenance. Ntabwo wigeze waka mano yo ku ruganda irimo uko maintenance yazikorwa ngo imodoka nigere naho bikurikira. Imodoka abashoferi bakajya batwara bagakandagira, ejo bakazajya kumena amavuta bagashyira amandi byonyine. Ntibazi ko za produit zijyamo, ntibazi ko igihe runaka ikorerwa upgrading, ntibazi ko igihe runaka ikorerwa y'amasuku yo mu masystem. Ugasanga imodoka ngo kuyifata neza ngo ni ukuyoza, ngo ni ukuyimenera amavuta. Icyo kintu cyonyine ni ikibazo gikomeye. Usanga umuntu yaragize ku rwego rwo gushinga ikigo, agaha abantu 50 akazi, agaha abantu agafasha igihugu, akabatanga imisoro, ariko ugasanga imodoka yashoyeho miliyoni nayo ataraye yakuye mu mabanki zibaho zahangirika, zitagira maintenance ikwiye. Imodoka itagira maintenance ikwiye yangirika vuba, inyinshi zo zikangirika nayo amafaranga ataramara kwishyura. Ejo ubwo nk'ubwo ugasanga ari kujya kuguza n'ingo yo kuzikanika, ariko se zikwiye gukanikwa? Cyangwa imodoka zatunzwe, urabona umwana uvutse ariko akarerwa na mama we wenda ufite ibibazo, uriya mwana abaho nabi, ntabwo abona indyo yuzuye. Ntabwo uriya muntu umufite cyangwa umurera aba ari ku rwego rwo gutekereza ku ndyo yuzuye y'umwana, uko amusimburiza indyo mu myaka runaka. N'imodoka rero nayo itunzwe n'umuntu udafite iyo myumvire iteye imbere mu gutunga imodoka, waterera iyo, cyangwa ngo ni umubose, ngo ni umukire aguze imodoka ashugunyiye abashoferi n'abakanishi, ejo bundi yisanga mu bihombo, imodoka zihombye abantu. Izo rero nizo duhura nazo. Izindi bajugunye iyo, hari n'izirinda zipfapfana zitaranagera ahangaha. Engineer, reka tugushimire cyane, numva twasoreza keretse niba wenda hari icyo watwongereraho. Icyo nakongeraho nuko imodoka zirahenda. Abantu niba be smart, batekereze ku gaciro k'imodoka, batekereza no ku mibereho yabo, ubuzima bw'imodoka, imibereho y'imodoka. Imodoka ikeneye kubaho nk'umuntu, imodoka ikeneye gusimburirwa indyo. Ntago amavuta imodoka yanywaga muri 2003, iya 2020 ari imwe, iya 2015 ari imwe. Imodoka zigira amaditives azifasha mu kubaho neza, mu guhumeka. Imodoka kandi zikenera gufatwa neza. Abantu batwara imodoka mu mihanda y'imikungugu y'amavumbi, ugasanga umuntu, ariko reka nkubaze ikintu. Ubu wowe ushobora kumbwira ngo ko bishoboka ko umuntu ashobora kugura imodoka akaba atazi ko filtre y'amazutu isimburwa, akaba atazi ko filtre y'umwuka isimburwa? Icyo cyonyine kirahita kikwereka urwego rw'imitungire y'imodoka inaha ku bantu bamwe na bamwe. Umuntu yararushye, yakoreye amafaranga, yaravunitse cyangwa yaragujije azavunika yishyura, akaba atazi ko filtre isimbura. Ejo akaba azajyana filtre imodoka ikagenda igihe gito ikabira kwami. Uri kubyumva? Icyo mvuga, abantu, umuntu niba aguze imodoka ntasome, nabaze, ye kubona aho bakubita ngo ni garage ngo ajyane y'imodoka ye. Abantu ntibamenye ko imodoka z'ubu ntabwo ari imodoka zibereyeho kwangirika biraba. No, abantu rero icyo nongeraho, abantu nibasirimuke mu gutunga imodoka, abantu niba basirimu mu gutunga imodoka. Biratangaje kubona amapurado mashya, amavigo mashyashya,
amakiya mashya akiri mazima ameze neza zaratangiye kwangirika, wafungura kapo wareba muri moteri ukagira ngo ni ibishogoshogo batereyemo, ibisinga bijagaraye, ibintu bigize ibyuma bimwe na bimwe bitakiriho ibikarito nta birimo, wayireba inyuma kandi ukabona ni nziza, baroza barasimoniza, ahubwo ugahora atanga amafaranga mu binamba ngo yo kuyitunga, ariko ejo ugasanga imodoka irahagaze, yayikodesha abantu ikabazimiraho mu nzira, yayigendamo nawe ubwo ikaba yamuhagarariraho, ariko se kubera iki? ni uguhindura imyumvire, nicyo enjeniyeri Elia akunda gushishikariza abantu batunze imodoka n'abifuza kuzitunga hano mu Rwanda, kuko ni ingingo bigaragara ko ikiri inyuma kuri benshi mu bazitunze, ubwo abifuza kuzigura nizere ko murimo murumviraho. Enjeniyeri Elia, reka dusoreza. Yego, murakoze. Ararekwa ntashira, tuzagaruka no mu bindi biganiro tugenda tuganira no ko ya ma additives n'ama prolines tugende dusobanura buri mwe akamaro kayo n'impamvu ikwiye gukoreshwa n'igihe ikwiye gukoresherezwa. Ngira ngo ibyo nabyo abantu bakunda kumva bivuga, bavuga ati ama additives cyangwa se ukavuga uti ama prolines, ukavuga za catalyst, DPF, diesel cleaner, ibintu nk'ibyo tuzajya tugenda tubisobanura nabyo kugira ngo abantu bagende bagira imyumvire ikwiye ku bijyanye no gutunga imodoka, ku buryo niyo utaza hano kuri workshop ushobora guhamagara enjeniyeri Elia ukamubwira uti ndi Rusizi, nkeneye ko mumfasha niba igihe cyageze cyo gushyiramo DPF nayikura he. Yego, mwakoze cyane. Murakoze namwe. Mwakoze namwe badukurikiye. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.